Legio Maria, igitabo gisobanura Legio ya Maria, umutwe wa 40. Nimujye mw'isi yose mwamamaza inkuru nziza mu biremwa byose. Ivanjiri ya Mutagatifu Mariko, umutwe wa 16, umurongo wa 15. Umurage wa Kristo usumba iyindi. Iyo umuntu ahawe ijambo mu ruhame, amagambo arangirijeho niyo bitaho cyane, kabone niyo yaba yavuga nk'uburakari cyangwa intege nke. Umuntu yavuga iki ku magambo umwami wacu yabwiye intumwa agiye gusubira mu ijuru? Yarakubiyemo icyifuzo cye n'umurage yabasigiye, kandi yavuze ibintu bikomeye kurusha igihe Imana itangiye amategeko kuri Sinayi. Yamaze gusubizwa ikuzo rye mu butatu butagatifu ati: nimujye mw'isi hose mwamamaza inkuru nziza ku bantu bose. Ivanjiri ya Mutagatifu Mariko, umutwe wa 16, umurongo wa 15. Ayo magambo atwereka ishingiro ry'ubukristu, ukwemera kugomba gukoresha ubushobozi bwako bwose kugira ngo kugere ku bantu bose. Rimwe na rimwe iyo inyigisho y'ingenzi irabura, nitujya gushaka ibintu, nitujya gushaka abantu, ari abo turi kumwe muri kiliziya cyangwa batayirimo. Nyamara niba tudakurikije iryo tegeko Yezu yatanze igihe yari asubiye mu ijuru, bizatugora. Igihano kizaba icyo gutakaza inema, gusubira inyuma no kudohoka, bigeze ndetse naho ukwemera kuzima burundu. Reba hirya no hino urasanga ibyo byago byaragwiriye abantu. Igihe Kristo yagiraga ati: mu bantu bose ntawe yakubiyemo, mu by'ukuri yabonaga imbere ya buri muntu ku giti cye akibuka ko ari we yari yarambariye ikamba, kandi akemera kumuhekera umusaraba, kumutererwa imisumari, kumutikurirwa icumu, kurebanwa umujinya na rubanda, kugira agahinda kenshi n'ububabare bukabije, kugira intege nke, kubabazwa no gusamba byagejeje ndetse no kwemera gupfira ku musaraba. Ubwo bubabare bukabije Kristo yagize ntibugomba kuba imfabusa. Ni buri muntu yashakaga gucungura, amaraso ye y'agaciro gahanitse, ubu tugomba kuyashyikiriza buri muntu yacunguye. Iryo tegeko rya Kristo ridakuka ritwohereza kujya hose gushaka abantu, ari abaciye bugufi, abagome, abo duturanye n'abari kure, abantu basanzwe ndetse n'abagome, kujya mu ngo z'abakene, usanga bababaye n'abahanzweho na shitani, abigunze, ababembe, abibagiranye, abasinzi n'abandi bazikamye mu ngeso mbi, usanga bateye ubwoba n'abatuye mu buvumo cyangwa badafite aho barara, abari ku rugamba, ababaha abandi batinya kugera, mu turere turangwa mu rubura rwinshi, mu butayu bubamo izuba rityaye, mu mashyamba y'inzitane, mu bishanga, mu birwa, kugera no ku batuye kure cyane. Tugomba kugera hose, nta muntu tugomba gusiga inyuma kugira ngo dushimishe Yezu. Beji igomba guhoza umutima kuri iryo tegeko. Ihame shingiro rigomba kuba iryo gukora ibishoboka byose kugira ngo habeho uburyo bwo gushyikirana n'abantu bose, baba mu bice byose. Niba ibyo bikozwe, kandi birashoboka, itegeko rya Nyagasani rizaba ryubahirizwa. Mubyumve neza, icyo Nyagasani ategeka si uko byanze bikunze abantu bose bahinduka. Icyo ashaka ni uko bose bagira ubasanga, akabigisha ijambo ry'Imana. Guhinduka kwabo yenda birenze ubushobozi bw'abantu, naho kubasanga biroroshye. Abantu b'iyi si yose baramutse batakigira icyo batinyanaho, kandi umubano wabo utavanguye, byamera bite? Imbuto ntizizabura igihe cy'isarura nikigera.
Imana niyitegeka gukora ibintu bidafite ishingiro cyangwa bidafite akamaro. Umuntu wese niyihatire kumenya kubanira abandi, nibura azaba akurikije itegeko ry'Imana. Ibyo rero birahagije kandi nibyo ngombwa. Wenda tuzabona Pentekosti ya kabiri. Benshi mu bakozi bita ku murimo bashinzwe bibwira ko iyo barushye kugeza ubwo intege zicitse baba abakozi by'Imana ibatezeho byose. Nyamara baribeshya, uwo murimo bakora bonyine ntawe ushobora kubageza. Imana ntiyashimishwa n'uwo murimo uturutse ku mbaraga zabo gusa, kandi si izaza ngo ibakorere n'ibyo batashoboye gutangira. Gukorera imirimo ya Legion kimwe n'indi yose umuntu adashobora gukora wenyine adafatanyije n'abandi. Nukuhugukira no gushaka abawukora kugeza ubwo umubare wabo buhagije. Uko gutabaza, uko kwihatira gufatanya n'abandi mu mirimo dukora niyo nkingi y'umurimo rusange. Iyo nshingano ntireba gusa abayobozi bakuru ba kiliziya cyangwa abasaserdoti gusa, ahubwo niya buri muri Legion na buri mukristu gatolika. Igiye kwamamaza inkuru nziza bizitabirwa na buri mukristu. Ibikorwa by'abogezabutumwa bizasesekara ku isi yose, bizasesekara ku isi hose. Igihe cyose muzajya musanga ububasha bw'ibikorwa byanyu buhwanye n'ukwemera mufite, kandi uko mujya mbere mu kwemera n'ubwo bubasha ariko bwiyongera. Ubuntu bw'ijuru ntaho buhuriye n'ubw'isi. Iyi Imana itanze ntigabanya, iguha ikurikije icyo ukeneye, nta gikumira ingabire zayo. Ikigega tuvomamo ingabire z'Imana gihora gisendereye, ntikigira urugero rugaragara kigomba kugezaho. Dukwiye rero kwihatira kwifuza ibyo tugakingura imitima yacu kugira ngo tubyakirane isuku, maze ibyo kwemera kuzaduha ubushobozi bwo kwakira bizadusesekaremo. Mutagatifu Sipiriyani wa Carthage.